Uyu munsi rero twabazaniye iPhone 6s. Ni telefone nziza cyane pe, nziza cyane. Ni iPhone idahenze, ndakubwira ibiciro mu kanya. Ukeneye kuyigura hari iduka ryitwa ngo ni Decade Shop rikorera mu mujyi, wahamagara izo nimero uri kubona aho kuri screen. Ikindi nakubwira, iyi telefone ni telefone igezweho abantu benshi bakunda gukoresha kandi nziza cyane. Murakaza rero neza nanone muri Dark, kumana natwe ukande iyo buto ya subscribe, ukore like na share ku nshuti zawe, uduhe na comment. Tugiye iyi video rero turabasobanurira kuri iyi iPhone S6s. Murakaza neza. Nkuko nari maze kubivuga, iyi iPhone yitwa iPhone 6s. Ibintu biyigize ni nakubwira ko ni iPhone nziza cyane, kuko yo ifite umwimerere wayo, ifite umwihariko ushobora kuva kuri iOS yasohotse mu Rwanda ifite iOS ya 9, ariko ushobora kujya upgrading ikagenda ikagera kuri iOS ya 13.5 n'ibice bitandatu, kuko niyo kuri no munsi dufite. Ariko na 14 iOS 14 nayo igiye gusohoka mu minsi iza, nta mezi 3 irenga idasohotse. Ikindi nakubwira, ino telefone yasohotse muri 2015 mu kwa 9, ifata 2G, 3G, 4G zose yazifata. Ikindi nta memory card ijyamo, ama iPhone menshi mu kintu muzirikana nta memory card zijyamo. Yasohotse mu Rwanda ifite gigabyte 16, 32, 64 128 zose ziba zifite RAM ya kabiri. Iyi kamera ya hano ifite megapixel 12, ifite na flash ushobora gukoresha hano. Ikindi kamera ya hano imbere ifite megapixel 5 na face detection ushobora kumenya nyine umuntu uri kuyirebamo. Ikindi ifite loudspeaker ya hano hasi aho ucomekera naho ushyira ekuteri. Iyi ni micro ya hano ikumvira nyine kohereza amajwi ku muntu muri kuvugana kugira ngo akumve. Ifite n'amasense nayo, ifite iyi ni fingerprint iba hano imbere. Ifitemo accelerometer y'umukinisha amagame, ifitemo proximity, ifitemo compass ni nk'amarenga cyerekezo kakantu ushobora kuvuga ati kakakwereka mu majyaruguru, amajyepfo. Harimo na Siri natural language command, ni kwa kuntu ushobora kubwira iPhone, ifite uburyo ushobora kuyibwira ati hamagara uyu muntu, uyibwiye gusa igahita imuhamagara. Ati zima ikazima, ikizimya uyivugishije gusa. Umuntu ufite ubumuga ashobora kuyikoresha nayo atari wayikoraho. Tugiye kuyatsa rero turebe uburyo ikora. Twagiye urakandaho hano gumisheho, twagiye gutya. Urabona ko nayo yatse kuko ari umukara. Iyi screen yayo ari umukara hano, niyo mpamvu ubona muri screen nayo ari umukara. Iyo hano ari umweru, ari screen y'umweru, aha ku mweru ino logo ya Apple ikaza isa umukara. Reka dutegereze rero turebe uko yaka. Dore ngiyo yatse. Wow, urabona ko ni telefone nziza, igaragara neza. Nkuko nabibabwiye,
ushaka kureba none urebe iPhone umwimerere wayo, ujya hano inyuma ukareba izi email number, hari email number ziba ziriho hano inyuma. Iyi mu gihe zitariho hari ahantu ushobora kuzirebera, ushobora kuzamo hano muri settings, ukaza muri general kuri about. Hano muri about iyo umanutse ahantu hasi bakwereka email number yayo ngiyi hano, bakakwereka na serial number, bakakwereka na iOS, telefone ya iOS irimo, bakakwereka Android version irimo, bakakwerekana ko iOS irimo, bakakwereka kandi izina ryayo. Ikindi banakwereka memory yayo, ifite memory ya gigabyte 64. Ndumva ari ibyo nakubwiramo hano. Ikindi iyo ufashe rero iriya email nari nkubwiye ukayishyira kuri iyo website uri kubona kuri screen yawe, ikwereka telefone yawe byose ibintu bigize. Iyo birebye ukabona ntibihura n'ibyayo hano nuko iteye, ujye ngo barimo baramenda, kuko iyi email namba ntabwo igihinduka, ntabwo bajya bayihindura, isohoka mu Rwanda riyayo nubwo bayihindura gute, ntabwo bajya bayihindura. Iyo bayipirase kandi ntabwo babishobora kubihindura muri iyo system yayo ngo bagende bahindure email, bahindure n'uburyo igaragara. Bivuga ngo ino email bayihinduye, ukajya kuri website ukareba iryo ushobora gusanga nka iPhone 4 kandi ubakubwira ko waguze iPhone 6, ujye umenya ngo barimo baragutuburira. Ikindi nabasha kukubwira iPhone nyine bimwe nakubwiraga, ino option ni AirDrop rero abantu batunze ama iPhone ntabwo bazi kwikora. Iyi application ikintu ikora, ushobora kohereza umuntu amafoto 1000 ukayamwohereza mu masegonda 40, mu gihe iyo ukoresheje andi matelefone bitinda. Ariko iyi AirDrop iyo ufite amafoto 1000 n'undi muntu afite iPhone, ujya muri AirDrop ukamusharinga amafoto yamwohereza mu masegonda 30, ushobora kumuha amafoto 1000. Iyo uje hano kuri iPhone storage ushobora none kureba memory ya telefone yawe, dore ngibi hano gigabyte 64. Ikindi ushobora gusubira hano inyuma, urabona ko ifite uburyo ushobora gushyiramo dark mode gutya ubunitse umukara, ushobora kuza hano nabyo ushobora kubihindura, ni ibintu bishoboka. Hano muri display ugashyiramo light, ukahinduka umweru, ugashyira dark igahinduka umukara bitewe n'ibyo ukunda. Iyo dusubiye inyuma hano, ahantu ushobora gushyira iCloud yawe ku buryo umuntu naramuka yibye nta kimumarira icyo gihe, kuko ntabwo iCloud igiva muri telefone yawe. Ikindi nakubwira, ya FaceTime hano igomba kuba irimo, imwe ushobora guhamagariramo umuntu mugenzi wawe mugahamagarana, ariko nyine igusaba kuba ufite iCloud. iCloud nyine ni konti yo kuba ufite konti muri company ya Apple, cyangwa urayikreya n'ibisanzwe biroroshye. Ikindi ino telefone ikamera neza, ushaka kureba uburyo kamera ushobora kuza hano, dore ngibi hano ifite uburyo kamera neza, twongerera urumuri turebe. Dore ngibi hano ifite nayo ya focus nababwiraga, dore ushobora kuza aha, iyo ushyizeho hano irabikwereka. Urabona ko autofocus cyo tuvuga ni kuri akuntu ubona iriya ntebe iri hari inyuma, kuri akuntu itagaragara neza, ariko iyo uje hano gutya intebe isa nk'igaragara, ariko iyo ushaka kongera guha nyine ni hamwe ifata ifoto ariko iby'inyuma ntibishyireho neza. Ikindi ishobora gufata slow motion, birashoboka ikagishyiramo ralenti nk'uko tubyita. Ni telefone rero nakubwira nziza. Ikindi ifite map, ikoresha map. Ikindi nakubwira, nyine ifite na application control isaha zayo, ubwoko bw'amasaha ya Apple. Iyi telefone rero nk'uko nabikubwiye, nzajya mbabwira ibiciro by'uko zigura ku isoko ryo mu Rwanda, byo ngomba fare byo mureke guhendwa. Iyi telefone ifite gigabyte 64 igura 170. Ifite gigabyte 32 150, gigabyte 16 ni 130. Ntuhendwe, ntukomeze guhendwa. So ndakeka ari ibyo bihagije. Ukeneye ko tugusobanurira ku yindi telefone, twakubwira umwihariko igiye ifite, utunigiye ifite, washyira comment tukazagukora iyo telefone ushaka ko dukora, ukabitubwira tukabikwereka, tukagusobanurira ku buryo umenya ibyawe. Ikindi nanye bajya kukubwira ino iPhone zose iyo ukigura, iyo nuko isaza uyigura battery health, cyangwa ubuzima bwa battery yawe buri kwijana gutya, iba ari 100%. Nuvuga ngo uko battery yawe isaza, uno mubare ugenda ugabanuka ujya kuri 0. Nuvuga ngo umuntu ufite n'ujya kuyigura ujye banza rero ko ari battery 100%, ubanza ubimenye koko ari 100%. Nujya no kuyigura kandi ikindi urebe ko hano hariho gutya aka kantu nta iCloud irimo. Nusanga mu bindi bintu biri hanga, ujye umenya ngo harimo iCloud, ushobora kubona no kunwa kuyikuramo pe, ujye umbwira abanza yikuremo uyigure ubizi. Iyo ari nshyashya, hari n'igihe nshyashya kuba kayisuza mu ikarito barayikoresheje, n'urugero bijya bibaho, ariko ujya hano banza urebe ko nta kibazo ifite hano.
ndumva ari ibyo. Murakaza neza rero none kuri DAL kugira ngo ukomeze ukurikira andi matelefone tugenda tubasobanurira n'ibindi bikoresho bya tekinoloji. Kanda subscribe, ukore like na share ku bashuti bawe, uduhe na comment kugira ngo dukomeze dutere inkunga umuryango nyarwanda usobanukirwe ibikoresho by'ikoranabuhanga uburyo bikora. Murakoze. Yari DAL.